Giveaways radio. Mbaye ikaze kandi bifuje ibihe byiza nshuti bakunze ibiganiro bya Giveaways radio. Iki ni ikiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara y'umutima, ibimenyetso byayo ndetse n'uburyo wayirinda. Mbaye ikaze. Mbere na mbere, iyi ndwara ni indwara ifata umutima igatuma utabasha gukora neza umurimo wawo wo gusunika amaraso mu mubiri. Iyo umutima udakora neza bishobora gutera umunaniro ukabije, kubura umwuka, kubabara mu gituza cyangwa se gutakaza imbaraga z'umubiri. Indwara z'umutima nizo zitera impfu nyinshi ku isi, kuko buri mwaka zihitana abantu bagera kuri miliyoni 17.9, bingana na 32% by'impfu zose ku isi nk'uko bivugwa na World Health Organization. Muri Afurika kandi abantu barenga miliyoni 20 bafite umuvuduko w'amaraso cyangwa se hypertension, kandi hafi 27% by'abakuze barayirwaye, bikaba ari imwe mu mpamvu nyamukuru zitera indwara z'umutima. Mu Rwanda indwara zitandura zirimo n'iz'umutima zitera 44% by'impfu zose, kandi indwara z'umutima zonyine zigera kuri 14% by'impfu. Aho muri 2021 abantu 12,385 bapfuye bazize izi ndwara. Umutima ni inyama yo mu gatuza ishinzwe gusunika amaraso uyohereza mu bice binyuranye by'umubiri no kwakira avuye mu bice binyuranye by'umubiri agatunganywa. Muri iki gihe abatari bake bakunze kwibasirwa n'indwara zitandukanye z'umutima, ndetse bamwe zikanabahitana, ahanini kubera ko batamenya ibimenyetso by'izi ndwara hakiri kare ngo bivuze. Abantu benshi bakunze gutekereza ko indwara z'umutima zifata abakuze, nyamara muri iki gihe siko bimeze, kuko n'abato zisigaye zibasira ahanini bitewe n'imirire bafata ndetse no kuba babayeho mu buzima bwa buri munsi. Hakaba hari bimwe mu bishobora gutuma umutima wawe uhura n'indwara zitandukanye, nko kudakora imyitozo ngororamubiri, gukora igihe kirekire utaruhuka, ndetse na stress nyinshi. Ibi ni bimwe mu byongera ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima mu bakiri bato. Nk'uko buri rugingo rw'umubiri mbere yo gutangira kwangirika rugaragaza bimwe mu bimenyetso, ni nako n'umutima bigenda. Aha hakaba hari bimwe mu bimenyetso mpuruza bishobora kukwereka ko ufite ikibazo cy'umutima. Mu gihe waba hari ibyo wisanzeho, wabasha kwegera muganga ukamenya uko ubuzima bwawe buhagaze amazi atari yarenga inkombe. Ushobora kumva ububabare bukwirakwira mu kaboko. Mu gihe umutima utari gukora neza, abagabo bumva ububabare mu kuboko kw'ibumoso, ariko abagore bo bashobora kubwumva mu maboko yose, ndetse bamwe mu bagore bajya bagira na buno bubabare mu nkokora y'akaboko k'iburyo mbere y'uko bahura n'ikibazo cy'umutima. Ibi bikaba biterwa n'uko ububabare buva mu mutima bujya mu ruti rw'umugongo, aho imyakura yose ihurira. Nyuma bikaza gutuma ubwonko bwawe bucanganyukirwa, bugakeka ko ukuboko kwawe gufite ikibazo ariko mu by'ukuri kidahari, noneho bugateza ububabare mu kuboko. Ushobora kandi gusanga ufite inkorora idakira. Mu busanzwe inkorora idakira ni ikimenyetso cy'ibibazo byinshi cyangwa se indwara nyinshi ku muntu, harimo n'ibibazo bikomoka ku mutima. Urugero ni nk'inkorora izana amatembabuzi ajya gusa n'umuhondo. Irasanzwe ku bantu babana n'ibibazo byo guhagarara k'umutima cyangwa se heart failure. Nubwo avuga ko umutima uba wahagaze, ariko nanone ntuba wahagaze burundu ngo ureke gutera, ahubwo bivuze ko umutima w'umuntu uba utari gusunika amaraso nk'uko wakagombye kubikora. Kubera ibyo bigatuma rero umubiri wose utabona umwuka uhagije. Nanone inkorora idakira yaba muri kimwe mu bimenyetso biranga ibibazo bikomeye by'umutima, harimo ibizwi nka dynesia, aribyo bivuze kubura umwuka bitunguranye. N'ibi nabyo bigaragaza indwara y'umutima ikomeye. Kuyimba amaguru cyangwa se mu bujana n'ibirenge. Mu gihe umutima wawe utari gusunika amaraso ahagije mu mubiri, amatembabuzi aba ari mu miyoboro y'amaraso atangira kuvamo ajya mu bindi bice by'umubiri biyikikije. Ibice byo hasi bikaba ari byo bikunda guhura na kino kibazo kubera imbaraga rukuruzi z'isi cyangwa se gravity. Bikaba byitwa peripheral edema. Gusa ibibazo nanone bikaba bishobora guterwa n'umwijima udakora neza, umuvuduko w'amaraso, indwara y'ubutumburuke, gutwita ndetse no kwicara igihe kirekire utagenda. Gusa ariko nanone ikaba ari rusange ku bantu bafite indwara y'umutima, niyo mpamvu umuntu aba akwiriye kubyitaho. Ushobora kandi kumva ufite iseseme ndetse no kubura ubushake bwo kurya cyangwa se kubura apeti. Abarwayi benshi b'umutima bakunze kugaragaza iki kibazo cyo kubura ubushake bwo kurya, isesemi cyangwa byose icyarimwe. Nubwo baba bafite ubwoko bwinshi bw'ibyo kurya, impamvu ibitera ikaba ari uko amatembabuzi aba yagiye mu mwijima no mu mara ntatuma igogora rigenda neza. Ibi bimenyetso kenshi bikaba bikunze kujyana no kuribwa mu nda, kumva ubangamiwe mu gifu no kumva watumbye mu nda.
nubwo kubabara mu nda bigaragara mu zindi ndwara ariko nabyo birasanzwe ku barwayi b'umutima. Ikindi kimenyetso kandi ushobora kumva utishimye kandi wataye umutwe, extremely anxiety. Ubushakashatsi bwinshi bwakozwe n'umuryango w'Abanyamerika wita ku ndwara y'umutima wagaragaje ko abantu bakunze guhura na kino kibazo cyane ku myaka yo hasi nyuma y'ivamo indwara y'umutima ifata umutsi ugemurira amaraso umutima cyangwa se coronary heart disease. Gusa iki kibazo cyo kumva wataye umutwe nacyo gishobora no guterwa n'ubuzima ubayemo butameze neza n'ibindi byinshi. Ikindi kimenyetso kandi ushobora kwitura hasi cyangwa se ugafainting. Ibi bikaba birangwa no kumva umutwe woroshye no guta ubwenge kwa hato na hato. Ibi bikaba nabyo ari ibisanzwe ku barwaye indwara y'umutima. Nk'uko twabivuze haruguru, iyo umutima utari gusunika amaraso ahagije mu mubiri bivamo kubura umwuka uhagije mu bice byawo, noneho n'ubwonko bukagerwaho na kino kibazo cyo kubura umwuka cyangwa se oxygen. Ibi bituma habaho ikibazo cy'umutima. Iyi ndwara ikaba ihitana cyane cyane abantu bari hejuru y'imyaka ya 60. Ikindi kimenyetso kandi uzasanga ukunda kweruruka uruhu. Ubusanzwe hari abagira uruhu rusa naho rwerurutse, abo ntibivuze ko baba barwaye umutima. Gusa nanone iyo bibaye bikabije biba byatewe n'uko hari ikibazo umutima wawe ufite. Bikaba biterwa n'uko amaraso yagabanutse mu gutembera mu mubiri wawe n'umutima utari gusunika amaraso ku rugero rukwiriye. Bikaba biterwa n'ikintu cyose gishobora kwitambika amaraso ntatembere mu mubiri neza. Gusa nanone byaterwa n'ikibazo cyo kugabanuka kw'amaraso kizwi nka anemia. Ikindi kimenyetso kandi ushobora kugira umunaniro uhoraho cyangwa se uzutunguranye. Umunaniro ukaba waba ikimenyetso cy'ingenzi ku muntu uri gufatwa n'umutima cyangwa se heart attack. Abagore bakaba ari bo bakunze kugaragaza uyu munaniro ku kigero cyo hejuru kurusha abagabo. 70% by'abagore bafatwa n'umutima bagaragaza umunaniro ukabije kandi bigenda byiyongera uko umunsi ukura. Ibi bigaragaza umutima uri kugenda ucika intege, ndetse uyu munaniro ushobora kuza ukoze akantu gatoya cyane nko gusasa uburiri cyangwa se gukaraba. Kubira icyunzwe cyane nabyo byaba ikimenyetso cyerekana ko indwara y'umutima iba iri kuza. Ibi bikaba bifata umuntu igihe cyose haba ku manywa cyangwa se nijoro. Ibi nabyo bikaba bigaragara cyane ku bagore kuruta abagabo. Bikaba bikunze kugaragara ku bagore bakuze kandi ugaragaza ibimenyetso birimo ibicurane, kumva umubiri uhehereye cyangwa se wakonje, no kubira ibyuya hatagendewe ku gipimo cy'ubushyuhe gihari. Kubira ibyuya bikaba byiyongera cyane mu gihe cya nijoro, ukabyuka amashuka yatose cyane mu gitondo. Akunze gututubikana akaba ari ku gahanga, mu biganza, mu birenge ndetse no mu gatuza. Ikindi kimenyetso kandi harimo kubabara mu gatuza. Kubabara mu gatuza kikaba ari kimwe mu bimenyetso bikunze kugaragara cyane mu mutima ukora nabi. Akenshi kuribwa mu gatuza hari igihe rimwe na rimwe biza bikomeye, ndetse hakaba ubwo biza bikongera bikagenda. Akenshi iyo wirambitse ku buriri cyangwa wicaye, kuribwa mu gatuza ntubyumva. Gusa ntugomba kubyirengagiza kuko ni kimwe mu bimenyetso bikuburira ko ugomba kugana kwa muganga. Mu gihe waba ugira ububabare bukomeye mu gatuza, bishobora kwerekana kandi ko ushobora kwibasirwa n'indwara yo guhagarara k'umutima. Twibuke ko kwirinda biruta kwivuza. Ushobora kwirinda indwara y'umutima ufata ingamba zituma ubaho neza, harimo kurya indyo yuzuye, gukora siporo ndetse no kujya kwisuzumisha ukamenya uko ubuzima bwawe buhagaze. Mwakoze kubana natwe. Iki ni ikiganiro cy'ubuzima. Komeza ukurikire gahunda ndetse n'ibiganiro bya Kivu Waves Radio. Mwibutsa gukanda subscribe, liking video, sharing ndetse uduhe n'igitekerezo. Mbifurije ibihe byiza, mugire impagarike n'ubugingo.